Perezida Kagame yavuze ko aramutse yongeye kwicarana na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yamubwira ko abona atarakwiriye kuyobora iki gihugu cyiza gutya. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mario Nafari cyatambutse ku rubuga rwe rwa X tariki 11 z'ukwa gatatu 2025. Kandi mu mboni za Perezida Kagame yagarutse ku bintu bitatu bishobora kuganirwaho maze amahoro agataboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabyo turaje tubivugeho turebe ibyari byo yavuze bishobora gukemura iki kibazo. Ariko mbere ko twinjira muri iki kiganiro byimbitse, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze reba ndetse subscribe, kandi tujye tubana umunsi ku munsi makoni byegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene. Perezida Kagame yavuze ko yagiye aganira na Perezida Tshisekedi inshuro nyinshi akijya no ku butegetsi, ndetse na n'ubu yiteguye kuba yaganira nawe, ariko yabonye bigoye kumvikana nawe. Uko bamara kuvugana ibyo bumvikanye akavaho yabihinduye. Yagize ati, ntabwo nanga kuganira nawe, ariko dukwiye kuba tuvugana ibintu bifitiye inyungu ibihugu byombi, kandi bifite intumbero yo gushaka gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rwose nge nta kibazo mbifiteho. Kumvikana na Tshisekedi nicyo kintu cya mbere nabonye kigoye. Shaka kumenya umuntu waba warumvikanye nawe, waza akambwira uti wowe urabeshya. Nagiye nganira nawe kenshi, mwemeranye ibintu aka kanya, yamara gusohoka mu muryango akaba yabyibagiwe cyangwa yabihinduye, ukumva avuga ngo oya rwose ntabwo ibyo twigeze tubivugaho. Abajijwe icyo yabwira Perezida Tshisekedi baramutse bicaranye ako kanya, Perezida Kagame yagize ati, namubwira ngo nakwifuje ko utakaba uri perezida w'iki gihugu cyiza, kandi rwose ubutani nongera kwicarana nawe nzabimwibwirira imbona nkubona. Yagarutse ku nkuru y'umusaza w'umutaliyani Tshisekedi yakoreraga mu Bubiligi atwara pizza, avuga ko ubwo yumvaga ngo Tshisekedi yabaye perezida yagize impungenge, ngo kuko nako kazi yamukoreraga ataramwizeye cyane. Yagize ati, urabizi Tshisekedi yamaze imyaka myinshi mu Bubiligi atwara tagisi, akora n'ibindi byinshi nk'ibyo, nabwo afite imyitwarire mibi. Umugabo w'umutaliyani wari waramuhaye akazi ko gutwara pizza, ubwo yumvaga ko Tshisekedi yabaye perezida yaratangaye cyane ati Mana yanjye. Yaravuze ati ya muntu utabashaga no gukora aka kazi ko gutwara pizza neza yabaye perezida. Perezida Kagame kandi yavuze ko impamvu abona Perezida Tshisekedi azarira mu gushaka gukemura ibibazo by'abatutsi b'abanyekongo ari nabyo byatumye M23 yubura imirwano, ari uko afite ingengabitekerezo ya jenoside nk'abandi bamubanjiriza. Nabyo yagize ati, twaravuganye n'igihe yabaga perezida, sinitaye kuko yabaye perezida, nta nubwo yageze atorwa n'inshuro zose yagiye ku butegetsi. Inshuro ya mbere yahawe ubutegetsi, inshuro ya kabiri yitangaza nka perezida asaba abantu bose guceceka. Biba ariko bigenda, ariko ibyo ntibinandeba. Perezida Kagame yavuze ko impamvu abona ibibazo byo muri Kongo bikomeza gutwererwa u Rwanda, ndetse bikavugwa ko rufasha umutwe wa M23, ari uko ari abatutsi b'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Ababivuga bakaba ari abatekerezaga ko bakwiye kuba barabirukanye muri Kongo cyangwa bakabica bagashiraho. Bikaba bitarabaye kandi u Rwanda rukaba ari rwo rwatumye ibyo bidakunda. Yagize ati, niyo mpamvu ibyo byose tubirenganyirizwa. Yavuze ko nubwo bimeze bityo u Rwanda rwifuriza amahoro Kongo, mu gihe Kongo yaba ifite amahoro bivuze ko n'u Rwanda rwaba rufite amahoro, kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu gito cyazahaye birenze bikenewe. Ntabwo ariko twashaka ibibazo bishobora kudusubiza mu bihe bisa n'ibyo twavuyemo. Perezida Kagame yatangaje ingingo 3 abona zakitabwaho zikaba igisubizo cy'ibibazo bimaze igihe biyogoza uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo kwemera guhagarika intambara, kumvikana n'umutwe wa M23, ndetse no kuzirikana ko umutekano w'u Rwanda ari ikintu kitagomba kugibwaho impaka. Ibi ngibi kandi umukuru w'igihugu nabyo yabitangaje mu kiganiro yakomeje kujyana n'umunyamakuru Mario Nafari uri mu bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga. Perezida Kagame yavuze ko nubwo ibibazo byo muri Kongo bitakemurwa mu buryo bwuzuye, ariko byibuze hari uburyo bwaha buri wese amahoro. Ati, kuri ubu igikenewe nuko ari abo barwana ndetse n'abashaka kubafasha bahagarika imirwano, hakabaho agahenge. Ikindi cyakemura ibibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mboni za Perezida Kagame ni ugushakira umuti ibibazo bya politike binyuze mu mahoro. Ibyo M23 isaba abayobozi ba Kongo bijyanye no kwemera ukuri guhari, abe Kinshasa bakabyubahiriza. Ati, nubwo bafata ibibazo 10 bagahitamo 6 bakavuga ngo ibi turabyemeranya, ariko ibindi bine bisigaye ntitubyemeranyaho, ariko niburi yaba ari intambwe ya mbere. Icya gatatu Perezida Kagame yagaragaje nuko abikinshasa n'abandi bose bumva impungenge z'umutekano w'u Rwanda rufite bakazikemura. Ibyo rero bigomba kwitabwaho.
Perezida Kagame kandi yagaragaje ko amahanga afite inyungu mu burasirazuba bwa Kongo nayo akwiriye kumva ko ashobora kugera kuri izi nyungu binyuze mu nzira nziza. Nabyo yabigarutseho agira ati nibyo ibihugu bifite inyungu muri Kongo, ni uburenganzira bwabyo kugira inyungu, nabyo bikwiye kumenya ko inyungu zabyo zagerwaho neza mu gihe ibibazo byaba byakemutse. Perezida Kagame yatangaje ibi mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, kugeza ubu ni nawe ugenzura umujyi wa Goma na Bukavu. Uyu mutwe uvuga ko icyo uharanira ari ugufata ubutegetsi, ahubwo ko urwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bamaze igihe kinini batotezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Perezida Tshisekedi amaze igihe kinini avuga ko adashobora kuganira n'umutwe wa M23. Gusa hashize amasaha make Perezida wa Repubulika ya Angola itangaje ko nyuma y'uruzinduko rutuye umukuru w'igihugu yagiriye i Rwanda hemejwe ko ngo rizayobora ibiganiro bizahuza abahagarariye umutwe wa M23 n'abahagarariye uruhande rwa leta ya Kongo. Ibi biganiro bizabera u Rwanda mu minsi mike iri imbere, bigamije gushaka icyazanira amahoro arambye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo muri make byavuye muri icyo kiganiro Mario Nafari yagiranye na Perezida Kagame, aho Perezida Kagame yagarutse ku bintu bitatu abona bishobora kuzana amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze urebe hano handitse subscribe, ukande tujye tubara umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.